tube dukina abapapa batarasohoka ngo tujye gusenga. Gacika areka gucitse igitego babana bari mu genda gusenga ariko yamwe murimo mwikinira kandi tugiye kujya gusenga iyi myenda ni muyanduza muragenda mwambaye ikikoko ntago twongere mwongere reka nambare inkweto nze tugende. David nawe dore mubona papa atabashimisha Aradushimisha cyane. Nago mujya mwibuka ahantu twavuye niba yanzu twabagamo noneho urebe papa ukuntu yari ameze n'ukuntu yavunikaga ubundi bakamutwara mu ngorofani mwabonaga bidasebeje. Byari bishimishije. N'igihe yasindaga akagwa mu byobo maze ubundi bakaza bamutwaye mu ngorofani. Ubu ngubu asigaye twigisha ijambo ry'Imana, twigisha n'indirimbo, katwigisha na Bibiliya, kumva tunezerewe. Maze reba anatujyana gusenga kandi mbere ntabwo twajyaga gusenga ahubwo wa mukecuru yarakoze cyane tujye tumusengera umwana umugisha. Mbega abana barantangaje barimo kwibuka ibya kera ukuntu se yasindaga akagwa mu myobo akavunika. Siko abantu batajya bibagirwa. Nitse mbona ipica yabyo neza mana ushimwe himbazwe kubona yararetse inzoga ushimwe himbazwe. Papa Doka Karame nari ndimo nambara nitunganya ndagira ngo tugenda hakiri kare tujye gusenga amasaha urabona atagiye harira tubanze dusenge zana abana tubanze dusenge tubone tugende tujye gusenga n'amasaha ndabona yagiye. reka mbanze nkubwire ibyo mbonye. Ubonye iki? Nari burya nababwiye abana barimo gukina ngo ntibiyanduze ndababwira ngo baze babe bicaye aha hanyuma misa numva barimo kwivugisha ndaza ngira amatsiko kuko numvaga batangiye bavuga ngo papa ngubona ndahagarara ndumva abana bakiri ko kambwira bavuga basoma n'amatsiko yahamagara abana Dokastin barangije bose bati buriya papa tubona atadushimishije. Reka da nukuri iyo wibutsa ahantu Imana yamukuye ari umusinzi anywa inzoga mwahise mbona ipica yabyo agahinda karanyica. Yo disi buriya baba babyibuka. Davis ati bamukururana mu ngorofani. Yo ariko nahise nkurura ipica yabyo ndavuga ni Imana uhabwe icyubahiro bose banezerewe ngo ngwe mubona dufasha akayira tujyanye gusenga ubona bitabashimishije. Ko nyotsa byinshi nukuri nishimye ariko Imana ishimwe nukuri himba ariko buriya byose mbikesha uriya mukecuru kankandi rwose Imana yankoreye ikintu cyiza kumvura byo byonyine ntibyari bihagije iyo atanyigishije ijambo ry'Imana. Uriya ni watumye cyo kora dukizwa n'ubwo niyo mpamvu rero dukwere guhora dushima Imana tuzayiririmbire by'iteka ryose ibihe byose ahubwo maze mwese tugiye kuririmba zaniriya nanga turirimbe tubone tujye gusenga.
zaba